ejo ntibazagire n'abagushuka ngo bagushitureho n'agashami umushibuka natoranije kuko watoshe ku giti cyiza mama we. Mawe umurandaje mawe umurandaje ndaje nk'imarira agahinda nk'ijya kubabaza kureba n'uburyo ugira inama abari mu muziki cyangwa se abato n'uruhare runini rugaragarira buri muntu wese yaba rukunda umuziki ari n'ukunda abanyarwanda. Ndagushimiye kujyanye no kubakunzi b'Urugendo Online TV bacu, ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye ko mwanyibutse mukaza kunsuhuza. Yego. Rwose naho ibindi byo ibyo ni ikintu umuntu aba yakunda. Yego. Mwakabera kimeje naho kuza ntabwo ngomba kuzana no kuririmba gusubira siki. Ngo amagara araseseka ntayorwa kandi burya ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Habonetse umuvuzi gakondo ufite ubushobozi bwo kuvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe, abagore cyangwa se abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa se iva ntikame, abagabo cyangwa abasore bafite ingano y'igitsina batishimiye n'aka na gato ku buryo gushimisha abo bashakanye nabo bakundana ubu byabaye umugani. Uyu muganga gakondo abikoraho rikaka, kubabara mu kiziba cy'inda, kwishima ku mugabo ubwo ni ku bagabo bya hato na hato. Uyu mugabo byose ngo bikoraho rikaka, imyijima yo mu bwoko bwose, igifu ndetse n'izindi ndwara zigoranye cyane. Uyu muganga gakondo abifitemo umurage, yewe yaranabihuguriwe. Akarusho kuri uyu muganga, aho waba uri hose hirya no hino ku isi, agufasha bitabaye ngombwa yuko uhagera. Wowe ubikore nk'uwikinira gusa wifashisha ino nimero ya telefone 078 329 3922. Ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp, aragusuzuma aho waba uri hose ubundi akagukoraho rikaka. Witerera amagara hejuru. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire byinshi muriho basaraye ufite ntuza ufite imyuka uze mikrofone nindetse umukobwa bamwita Uwase n'umuririmbyi. Shezigedi mukajye mungu murakomeye nyange muhorakiye uruhubahebana twanganaga muramukije ntera hejuru nkabogeza nturiye ibinyamihirwe ngeye ndobo ikizi izaburanga dore ibiganza bigamariza wari umubyeyi tukagusanga nongera ingire n'ikaramu kuramutuze kuranye tuze ukuranye ubwiza ukaba n'ingenzi koko uwarenze nk'ihorezi y'umutesi unakundwe n'ukuru urayikwiye
bamwita uwase descendante iyi nayo ni indi mpano descendante wenda bagusubije hasi descendante cyo bivuga descendante no kuva hejuru ujya hasi sava pano ariko sa n'izina ry'ikiristo ribaho se oya niryo bihimbiye iryo banyise rwose nabisanze yarakoze nawe musanga bihuye yari umwana muto ariko yarakoze abakobwa bakora vuba musanga we yari umwana muto angana nkabo mama agomba gukura none urumva kubera ko yakuze iyo umuntu akoze ntago abakiririmba ngo batangare iyo umuntu ahubwo ari umwana niwe uririmba bagatangara kuko icyo gihe abantu bose baravuga ko oya ntabwo bibaho nambwiye rero ntabwo nzongera kumubwira ngo nzanye undi muntu ni byiza ko nawe uzamu nabanje bahari naba Diane ngira ngabo barahuye bakoranye igitaramo abantu barabikunze ni byiza cyane uramubonye rero ayiwe mbega ko numva umwuhura di reka umunyabuntu buke hano ndamwuhuye urakoze ratakuza kundamutsa rwose no kundirimbira ufite ijwi ryiza cyane akunda cyane nuko akagira abantu twavuganaga kuri telefone gusa yego ariko ndakubonye nuko nanjye ndakubonye mbega ibintu byiza urate tutere n'ejo bundi use Yesu umudendezo utezuka ku ntango iterura babiri ntakiruta intango yacu intango nziza intango yuje aho gusesa igasenera we uziko ku ntebe y'urukundo muramatetse nkigutegereje igirihero niba ushaka weze iyo mpingu kivuze impundu intuye turugaruke ino intango yacu tuyiyegayeze ejo ntibazagire n'abagushuka ngo bagushitureho n'agashami umushibuka natoranije kuko toroshye ku giti cyiza icyiza mama we musekazuhu kuvuza ubutwenge nubwo utemba imbere y'inkigi imana ikwegamije ubishaka igirihero niba ushaka uheze iyo mpingu kivuze impundu intuhe turugaruke ino intango yacu tuyiyegayeze ubuziko ku ntebe y'urukundo muramatetse nkigutegereje intango yacu intango nziza intango yuje aho gusesa igaserera mama igaserera rwose wayumvise ndayikunda cyane iyi rero nayo ni igipande cy'igisigo cya Rugamba kuko nakundaga nkunda ibisigo bya Rugamba cyane nagiye nkoramo bimwe akaba ari byo ndirimbo kugira ngo bizagumye byumvikana abasoma ibitabo ni bakeya
yego ubwo ni ikindi nkuko wafashe Marebe bityo yego yitwa intango iterura babiri ntango iterura babiri urabyumva yujura umwe ntinyeganyega intango iterura babiri murabyumva icyo bivuga yego mu kuvuga urugo gushinga urugo igihe ruheru niba ushaka uheze iyo mpinga ukivuza impundu ariko nuhetura ugaruke hino ya ntango yacu tuyegayeze uzi ko ku ntabe y'urukundo jye mpora amatetse nkigutegereje maze ndore ariko nk'ibyo tubyita imitoma ariko n'ubundi byari imitoma na mbere nibyo yego n'ubundi ni ikiyo kinyarwanda cyakoreshwaga ariko ubu twabona amagambo muvuga ngo cyore muvuga ngo iki ngo I love you icyuki vraiment Iko icyo kiwe bavuye kugihakura uko cyakabaye ngo yahatwitse ngo haraka ngo nyagasani niko ziko muzadusurira nayo bagatwika twika umuntu ashobora no gutabaza ubu avuga ngo bahitinze dodo ubyumva kumva ko ari nk'abantu bakaza kumutabara bana yageraga umva nimushaka amagambo nako nimusubire ku magambo y'ikinyarwanda ntabwo ari uko yashaka ayo mwashatse twarayumvise iyi ndirimbo wase ari akuririmbiye ariko ngira ngo ntago ni amagambo yavuye mu ntango iterura babi igisigo cya Rugamba nayo ibisigo bya Rugamba nayo bikundaga cyane nkagenda nkuramo afanye nk'amare batemba niyo n'amare batemba hamarebo nizona naririmbye zavuye mu bisigo bya Rugamba nakundaga imisigire ye cyane n'ubu kandi simvuga ngo nakundaga indirimbo ariko bayiririmbye yo ajya ni iyo waririmbiye Umwamikazi Gicanda Inyange muhorakeye uwo abana twaganaga bamukije ntera hejuru ntogeza nturi hehe mwabanyeho twabanyeho se yahaganaye nari yabaga Butare nanjye niga ku Karubanda aho ngaho Butare nanjye noneho tukanyaruka tukajya kumusura iyo twajyaga twabonye impushya zo gutembera nko ku cyumweru tukajyayo rero tukamukunda cyane ko yari umubyeyi mwiza witonze n'uburangana byose akatubyinisha akaturirimbisha akishima cyane abura uko yifata kandi yari umuntu uvuga makeya kuri iyo yishimaga ukabona meza rwamwuzuye umubiri nuko rero muhimbira iyo ndirimbo nyuma nararangije amashuri nkora hari i Buganza numva injemo bukeye fata imodoka n'amabisi n'ibiki byose kugerayo tujya kuyimuririmbira arishima ararira ibintu biracika yibaba we kiragiye ngira ngo gihe cyane itari siho hari hashyushye cyane hari n'imyidagaduro cyane kurenza Kigali kubera kaminuza wenda n'ibigo biba byabaga ari Kigali niho hari ibyo kwidagadura za Nyamirambo ari amagrupe yose amakanyaga n'iki byose naho ibutari byari muri university nyine abanyeshuri bakiyambiza ariko nta bintu by'igitangaza byahaberaga nyuma habaye rimwe na rimwe ubwo hagiye hazamo udutorero tukirema aho muri university n'ahandi hari salle yitwaga Igitaramo ngeze gukora tone mu Rwanda ndahakorera no muri university ndahakorera ariko mbere yabwo nkiri ku Rwanda aho ngaho ku ishuri ntabyo nabonaga babaga iminsi mikuru officielle ibintu nk'ibyo byitwa independence n'ibindi cyangwa iminsi mikuru abapadiri mukuru bagize iminsi mikuru tukajya kubaririmbira ameya nebeki karimbo k'abahanzi b'ubugira ushobora kuririmba kose namenya ari hari utwo nkurikira gutya mu ijwi we nakundaga ko Karasira aririmba Karasira akaririmbo yarimbye we n'utuyunga ni munyutse amatita Gira neza
hari iyitwa gira neza wigendere akaba ntizagushuke akaba urukundo ruganze yego akaba mu mitima urazizi we yazishyize ku mutwe pe niwe witwa memoire reba ko indirimbo irakukunda numve ko ke ntabwo arakiwe de iwe se ni hehe karimbo ke yego ubuto ububabera ubutoni ubuto ububahire batomwe niyo ntangiriro y'urugendo buri muntu anyurasa zava mu rwego ajya mu rundi arema ingamba abanyarwanda kuva ari ikirezi mundi muti ndiraruga mindangarwa ngo bakarugamba n'intararibonye ubuto ububahera ubutoni ubuto ububahire batomwe ngira ngo ikinyarwanda kiri muri iyo ndirimbo nizeye ko zampa extrait y'ibyo bintu nkajya mpfa kwiyumvira yumvira tutwara nkakumva wowe niba uriya interview kagira ikimarira rake yego bizajya bigenda neza cyane ngira ngo igitaramo wambwiye ngo nta muntu utarama ku manywa batarama ari mugoroba ndi kubyita igitaramo ariko ni nacyo wenda nuko tutarebye ku masaha umugani waba ni ngo kiliziya yakwiye kirazira dusigaye dusakuza ku manywa tukanaciriga ni ku manywa nuko byahoze bavuga gusa ko abantu batarama nimugoroba kubera ko abantu bari bakitse imirimo abantu bavuye mu mirima abandi bacyuye inka ariko nyambihuza nuko wenda bakamye barangije bese ibintu nk'ibyo noneho bakabona kwicara rero bakacana ikome hanze bakajya imbere y'umuryango aho ngaho bagatarama rero bivuze ariko nuko nta interineti n'amateleviziyo bagiraga ngo babihugireho bikaba ngombwa ko kugira ngo basusuruke bo ubwabo bishaka mu byarikoraga ntabwo ibyo nyine bya interineti sinibicyaho biziyo ariko ubu umuntu burira akajya kuri telefone y'undi akajya kuri ibyo babirata mujye mubikora mugeze mu buriri banze mutarame nimwiherera mubone kujya muri utu telefone ujya urya ukabona abantu bayicaranye ari bangana batya umwe ari muri ka telefone undi ari mu ga telefone k'ibyo n'ibiki koko ariko n'ugize kubona umuntu winjiye aha ngaha ari umushyitsi ariko avuga nta soni ntiyarakurusha mbere yo kwinjira avuga ntibise n'iki nibyo n'amajyambere rega dusoze duhere hano kwa Diane hari ikintu ushaka kongeraho byarangiye ese ubundi najyaga nkunda kuvuga ngo nguhuje n'umuntu n'uyu wamusaba iki numva uko uri umunyabwenge mfa nyabo atagiye kumugora ngo yobere mu testa ngo mfa ko ari umunyabwenge hari ukuntu wumva umuntu imisabire ye ngewe ikintu nasaba mama wacu mu muziki icyifuzo cyanjye bishobotse nyine ku ruhare rwe bikunze njye ndumva yamfasha mu muziki nanjye nyine nkazamuka akanyitaho nyine nkabasha kumenyekana nawe nkajya ku rwego ugezeho nkanakurusha guhamiriza bibaye ngombwa urumva binasaba niba w'Imana none se nyakubyara ko ibyo ibyinshi mbikore ririya ariko na hano birahari yego amastudio arahari yego amastudio ahari hari umuntu tujya dukorana witwa Tuyisenge Olivier oya ufite studio nabohereza mukajya kwiyanregistra bafite n'akaririmbo kabo bihimbiye tukaba twajya dukorana n'indirimbo nyine ukanyitaho nicyo nifuza nicyo nagusaba nka mama nyine ukanyitaho nyine
kamfasha nanjye mu muziki tugakorana nk'indirimbo zanjye. Wowe ishuri ryo ku Nyundo ryaramuri Chris yari mu wa mbere. Okay. Yagiye none se uretse kukohereza kwa Olivier ukitegura Yego. kwitegura indirimbo mushaka kuririmba. Yego. Sibyo? Ariko bikunze arizo mwigana arizo mwihimbiye nta kibuza rwose. indirimbo ke yahimbye keza. Yahimbiye umubyeyi. Hakabwira gatoye. Soza. Oya byaba byiza rwose Olivier yabyemera pe. Yabyemera niba ari ikiguzi bwo ni gitanga. Abana wa mubyeyi mawe umurandajenye mawe umurandajenye ndaje nk'imarira agahinda nk'ijya kubabaza niko kano cyo tatowe niko se tumaze dukira cyane cyoshe niko urankorana ibintu byanjye Eregura tumaze mwa mana wanjye mbega indirimbo wahimbiye mama ni nziza pe nziza rwose ukayihimbira ubwawe amagambo yawe. Yego. Apaye nka data shaka ufite impano pepepe nukuyikomeza nturekure. Icyifuzo cyane ni icyo cyonyine. Icyo cyonyine rero wamwumvise se tuyisenge. Itisenge namwumvise. Olivier uramuzi saho aho? Ntabwo muzi gusa n'ubwa mbere mwumvishe kumuvuza. Nzabibafashamo. Azayafashe mushange mu musange. Uzatuyobora nimero ze. Reka nziguhe ubu. Yego. Ndazifata mu kanya. Noneho muvuge ko ari byo batumye rwose. Ni hagire icyo wumvise papa. Nagire icyo bikomera amashyi ariko mu bikomera amashyi. Oya ndamenya bike wabipfusha ubusuka vuga ngo wabipfusha ubusuka vuga ngo umuhanzi kiri cyangwa uri mubyeyi kintu. Ariko sananye ndafite indirimbo yo nyemereye indirimbo yo kugira muri studio kujya kuyikora se ibyo ngibyo nyine ndare musange aragatoye Olivier aratewe zagiranye ati ndiko nzuse ko numva unyohereza abantu bose ntacyo nukuri nagira ibyo baka waruraho ariko ndahusha shondi wa performance neza cyane na ba Pamela. Yego sha byari byiza nanjye narabikunze. Tidusoje n'abahanga cyane. Reka dusoze ngira ngo wenda ari icyo ngucikanye. Oya ntacyo murakoze cyane. Ngira ngo yego tuyisenge ndaje. Ati ndatewe mama kayira anesha abantu. Mama wacu ndagira ngo ngushimire wakoze kutwakira ibyo ari byose n'uruhare ufite mu muziki nyarwanda. Uruhare ukomeza kugaragariza abato urukundo ukunda abato turarubona ukunda umuziki nyarwanda. Uragerageza ukaza ukagenda ariko ukanagaruka ugataramira abanyarwanda. Ni ibintu ngushimira cyane kandi nziko n'undi muntu wese ukureba n'uburyo ugira inama abari mu muziki cyangwa se abato n'uruhare runini rugaragarira buri muntu wese yaba rukunda umuziki ari n'ukunda abanyarwanda. Ndagushimiye kujyanye no ku bakunzi b'Urugendo Online TV bacu. Ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye ko mwanyibutse mukaza kunsuhuza. Yego. Rwose naho ibindi byo
ibyo ni ikintu umuntu aba yakunda Yego. akabera kimeje naho kuza ntabwo ngomba kuza no kuririmba gusubira siki ndaza gusa n'ubusanzwe ngira amezi yangiye yo kuza birimo n'ibindi by'ubusambo byo guhunga imbeho ya Iveri iraza nayo uri indege rutemba ikirere cyane naje Rwanda iwacu mu kazuba no mu gasusuruko di yego reka ngushimire rero ko unabagiriye inama no kubemereye indirimbo ni ibintu byiza cyane ubwo ngira ngo guhura kwa n'umubyeyi wacu ni umugisha kuri mwebwe mubiboneyemo umugisha anje we nuko na gitari ye nyine twitahire ariko se nabonye babicuranga bombi mubyeyi wakagira abana nuko mbifite njye numvaga nata ayewe nakabyara wa mubyeyi we birashimishije cyane rwose nzongera nkwake audience mbazane n'abandi dufite ukuntu ari abana ngo umugisha ko tujyanamo twuzukuru twuzukuru reka mbashimire cyane n'abantu bari badukurikiye Imana ikomeze kubaho umugisha cyane Urugendo Online TV murabizi ko dukunda impano kandi turakomeza kujya tubungabunga impano nimba nawe ufite umwana ufite impano uri mu byaro uzaduhamagare kuri nimero ubona munsi tubashe kukugeraho kugira ngo nawe tumufashe impano ye tuyishyira ahagaragara ibyo byose abangaba tumaze kugeraho murabona ko byibuza no kuba inzozi zabo ziba zigenda ziba impamo bituma yishima oya ni byiza cyane rwose akanakomeza gukunda ibyo akora ni igikorwa cyiza cyane rwose yego